Yesu nashimwe. Dushimiye Imana ikibanye natwe kandi ikomeje kuturinda kugira ngo dukomeze kubaho mu buzima buhinduwe n'ijambo ryayo. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaduhuje n'Imana. Yesu niwe waduhuje n'Imana. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 5 duhereye ku murongo wa 19. Haravuze ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo. Yesu nashimwe. Nje kubabwira ko Yesu Kristo ari we waduhuje n'Imana. Nk'uko tubizi, Adamu ubwo yari amaze gukora icyaha, yashyize urusika hagati y'abantu n'Imana. Kuko buriya mu bintu Imana idashobora kubana nabyo, ntabwo ibana n'ibyaha. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Mbese ni ukuvuga ngo Adamu akimara gukora icyaha, yari afunguye amarembo y'urupfu ku bantu. Ni ukuvuga ngo icyo gihe abantu bari bamaze guta agaciro, umubano wabo n'Imana wari wangiritse ku rwego rwo hejuru. Mbese ibintu byari bidukomeranye, kuko ijambo riravuga ngo icyaha nibwo bugome. Riravuga ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye. Ni ukuvuga ngo abantu twavukanaga kamere y'icyaha, tukavukana kamere y'ubugome, tukavukana kamere y'ubunyacyaha, tukavuka turi kondane, tukavuka twaraciriweho iteka, tukabaho mu buzima bwaciriweho iteka. Kuko ijambo Pawulo yaravuze ngo mwibuke yuko mwebwe abanyamahanga ku mubiri mwari muriho mudafite Imana rurema, muri abashyitsi n'abimukira ku masezerano, nta byiringiro mufite by'ibizaba. Ngo twari tubayeho mu buzima budafite Imana rurema. Twari tubayeho mu buzima bwo kwirwara, twari twaraciriweho iteka, mbese twari twarazahaye. Ijambo ryo ryavuze ngo nakunyuzeho wigaragura mu ivata ryawe, ngo nta wari ukwitayeho. Ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryaweho. Rero Yesu niwe wadusanze turi mu byaha, nta murengezi dufite, nta mutabazi dufite, twarabaye abagome. Yesu arangije aratureba, tugirira imbabazi, atubwira ijambo ryiza, aravuga ngo nitubeho. Yesu nashimwe. Rero ndashaka kubabwira ko Yesu Kristo ari we waduhuje n'Imana. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nkubwire ko Adamu yari yaramaze gukora icyaha, n'abamukomokaho bose bakomeje kuvukana gucirwaho iteka. Ariko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi. Pawulo niwe wavuze ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ibyo mwagenderagamo kera. Ibi biba bishaka kuvuga ko umuntu ubayeho mu buzima bw'ibyaha ni umurambo ugenda, ni intumbi igenda. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro, ngo ibyo mwagenderagamo kera. Bivuze ko kubaho mu buzima bw'ibyaha, umuntu aba abayeho mu buzima bw'urupfu. Ariko arangije avuga ngo ariko kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yabahinduranye bazima na Kristo. Rero ni gute Kristo Imana yaduhinduranye bazima? Ni ukuvuga ngo kubera ko twari twaraciriweho iteka ryo gupfa, kandi Bibiliya ivuga ko umuntu acungurwa na mwene wabo wa bugufi. Rero byasabaga ko, kandi ijambo mu Baheburayo riravuga ngo hatamenetse amaraso ntabwo habaho incungu y'ibyaha. Rero kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, hagombaga kuboneka incungu ipfa mu cyimbo cyacu, twebwe tukabaho.
impamvu ibitambo bya kera bitakuragaho ibyaha ni uko byabaga ari ibitambo by'inyamaswa, ari ibitambo by'ihene, ari ibitambo by'intama, ariko hari hakenewe igitambo cya mwene wacu wa bugufi kandi utagira inenge. uwo nguwo rero ntabwo yigeze aboneka. Yesu arangije aravuga ngo araje kugira ngo akore ibyo Imana ishaka. Arangije atanga ubugingo bwe, arapfa, amaraso ye aba impongano y'ibyaha byacu. Hanyuma Yesu yaradupfiriye, duhita tubarwaho gukiranuka kutari ukwacu, ahubwo kwa Yesu Kristo wagize gute? Wadupfiriye. Rero hano nibyo Pawulo yavuze ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ibi bivuga ko iyo wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, haleluya, mbese ibi bivuze ko imbabazi zaratanzwe, ahubwo igikeneye ni uko wowe ujya kugira gute? Kuzakira. Rero yamubwire ko Yesu amaze gupfa agatanga ubugingo bwe ku bwacu, yarabaye umuhuza wacu n'Imana, yakuyeho urusika rwatugabanyaga n'Imana, yakuyeho urwango rwari hagati yacu n'Imana ku bw'ibyaha. Ijambo riravuga ngo urwandiko rw'imihango rwaturegaga ngo Yesu yarukujeho kurubamba hehe? Ku musaraba. Rero Yesu yaritanze arapfa atari uko afite ibyaha. Ijambo riravuga ngo utarigeze kumenya icyaha, Yesu nta nubwo yigeze agikora, ngo Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Rero ndagira ngo nkubwire ko Yesu amaze gupfa akitanga, ikintu yari akoze, yari atanze incungu, yari atanze ikiru, yari atanze igiciro cyasabwaga kugira ngo ubugingo bw'umuntu bukire. Ijambo riravuze ngo muri Kristo nimwo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Rero ndagira ngo dusengane Imana, ndagira ngo nkubwire ko Yesu ari we wakuyeho urusika rwadutandukanyaga n'Imana. Yesu ni we wakuyeho ubwanzi bwari hagati yacu n'Imana, arangije akora ikiraro kiduhuza n'Imana. Yadukuyeho kuba abana b'urupfu, akudukura kuba abana b'icyaha, arongera aduha irangamimerere ryacu, twitwa abana b'Imana. Hanyuma ndagira ngo dusengane. Nakumenyeshaga ko iyo wakiye ijambo ry'Imana rikaba ubuzima bwawe, nawe uhinduka umwana w'Imana. Ntabwo ndi bukubwire ngo Yesu yarapfuye ngo byararangiye birahagije, ahubwo hakenewe uruhare rwawe kugira ngo utuze Kristo mu mutima wawe. Iyo amaze kuguturamo, Yesu Kristo aguhindura umwana w'Imana. Rero njya mubwire ngo wowe Satani yigutera ubwoba, Satani yiguhabura, uri umwana w'Imana. Yesu yakuyeho inzika hagati yawe n'Imana, ubu Imana igutegeye amaboko noneho kugira ngo uze uyisange, kuko nta mipaka igihari, kuko Yesu Kristo yayikuye. Icyo upfa ni ukwakira Yesu umwami n'umukiza, ukayoborwa n'ijambo ry'Imana, ahasigaye ukabaho ubuzima bw'amahoro, ukabaho ubuzima bw'umunezero. Reka dusengane. Mana nziza, Mana ishobora byose, ndagushimiye ko waduhaye Yesu Kristo agapfa, hanyuma akatwunga n'Imana. Ndakwinginze rero kugira ngo uyu mwene data utari wakamwakiriye amwakire, kandi imbaraga zidushoboza gutsinda ibyaha dukomeze kubana nazo mu izina rya Yesu. Urakoze.